se bashaka kwigarura uduce twa Runingo Kabunambo na Sange ariko bagahura n'ingabo zari ziteguye bigatuma bafatwa ndetse muri operation bivugwa ko mu basirikare 101 bagabye igitero abenshi basubijwe inyuma hafi y'umupaka nyuma yo gutsindwa ku rugamba yego andi makuru kandi avuga ko habaye indoperasi ikomeye yaguyemo abasirikare benshi Abarundi nyuma yo kunanirwa kwigarura uduce twa Bidegu Mikenge Gakenge na biraro mbiri reba byanse nabanse biriya bice babivuyemo tayirwa bafatanye za Gafinda na za hehe hariya rero butayari babafiteho control babakuye hariya biroroshye kuba bazamuka nanone bagakura amahitwa Remera ariho hari ibirindiro bikomeye bya M23 aha rero byari kubahesha amahirwe ziranje zirabaherekeza ndetse ari naho twavugaga ko Uvira isaha n'isaha ishobora kubatomba erega buriya M23 kudafata Uvira ni bwa bushake bwa cyakwa gutinya igitutu cy'amahanga cyane ko biri ariko bazatume bongera gukora ikintu kibi ngo kandi ngo babwire ngo bazarenga ibikoresho ngo mbese ngo byuzuye byinshi nago shaka komeza ko mvuye muginga n'umudede warema avugana n'abari hariya ngo bitwa Moyize niwe yari yandikiye rero M23 ntago rero gufata go ahubwo ni isaha itarajya ni wa muzungu utaremera yego sibyo byarangiye Goma kuyifata byabaye nk'ubufindo gufata Bukavu byabaye nk'ubufindo aka kanya nibyo navugaga rero Gasaro aba baye mu 23 natwirwaneho ba profesi intambara mu burasirazuba bwo hagati kisangane kuyifata usugire ni mise ngaye gasa no sugira ngo abaginga baranarwana nako kanya bagenda bakinigirwa ikibaba nyene nabo banyamahanga bazanywe no gushaka mu y'agaciro nibo baha ibyo byuma byikorana buhanga nibo bahaze mu madrone ibihugu byose yabigezemo asaba umusada ibinda bisaba ingabo abacanshuro baruzuye ariko ibyo byose nago byakora impamvu ya FC23 kurwana ndetse ninde ufite uburenganzira bwo kuza kwirwanaho mu gihe watewe ninde ubusa Trump ko arwana kandi atatewe ubusa atewe byagenda gute nibyo nakubwiraga aribyo mbona benshi bati ariko gute Trump atumva niba uyu munsi hari uwa muri MAA23 wapfuye ati kubera iki atabibona kubera iki atumva ko Kisekedi ari waviyoye SSRF yego ati kuki ese nago abona role Wiringoma yakinaga tese kubera iki byo babyirengagiza byo nibashake kubirebaho nyine tubifata Kisekedi ko Kisekedi abayariza na neva bazi kurira nakayikwamba bakarira burano kugira ngo byibura bihanaguremo gake ariko se ugasanga arimo nakandi gatekenika ahubwo kwatoke yarora Ifashe ariko n'ubundi byaranze namwe mwanza gufata FDLR ubu ngo ibihano byafashwe rero biraje bikurikiraho noneho bagiye gukurikirana Kisekedi impamvu rero FDLR idafata batabikoze gutyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane gasa kuba bafatiye ibihano RDF urumva nibasubira inyuma ngo nanone bafatira ibihano Kisekedi kubera ko acumbikiye FDLR iraba ari injustice yo mu rwego rwo hejuru bose byabakoraho bate bo bibwiriza bagahaguruka bakagaba ibitero mu bindi bihugu ni nabyo nanasomaga mbona Trump wirirwa ashaka amahoro ku isi aho ngo kumbuga nkoranya mbagaze nanone ngo yanditse tubwirinzi bwabo bw'ikirere igisirikare cyo mu kirere ingabo n'ubutegetsi byagiye ngo akaba ariko yanditse avuga kuri Iran ndetse yongeraho ngo barashaka ibiganiro navuze ngo barakererewe inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho sendege ya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara sendege ya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho aho bigaragaza mu gace ka Uvira habere operation wabivuze w'Abanyangola 8 ariko nuko tutigize twerura tureka tugaruke mu buryo burambuye habere operation ya gisirikare afate masirikare 8 bakomoka muri Angola bivugwa ko
bari bambutse bashaka kwigarura uduce twa Runingo, Kabunambo na Sange, ariko bagahura n'ingabo zari ziteguye bigatuma bafatwa. Ndetse muri operation bivugwa ko mu basirikare 101 bagabye igitero, abenshi basubijwe inyuma hafi y'umupaka nyuma yo gutsindwa ku rugamba. Yego, andi makuru kandi avuga ko habaye operation ikomeye yaguyemo abasirikare benshi b'Abarundi nyuma yo kunanirwa kwigarura uduce twa Bidegu, Mikenge, Gakenge na biraro mbiri reba byanditse n'ibanditse Bibarombi. Muri iryo joro bivugwa ko ngo hashoboka kuba haragwiye abasirikare b'Abarundi bagera kuri 200. Yo ni operation ngo twari twayikandagiyemo. None nkibaza utu duce twaza Runingo na za Sange tuzi ko navuga ko duherereye muri Uvira. None utu duce bari gushaka kudukuramo, urabizi ko intare za Sarambwe zo zidufite dukontorora uyu munsi, bashaka kutubakuramo kugira ngo babe batekana nibe bakomeza kujyana n'u Burundi. Niko yawe bashaka kujyana n'u Burundi nyine kubakura muri biriya bice. Yego, niyo nuko bagarura kure ku buryo bongera bakahadeployinga biriya bice babivuyemo tayari rwa bafatanye za Gafinda na za hehe. Hariya rero ubutayari babafiteho control, babakuye hariya biroroshye kuba bazamuka nanone bagakuramo ahitwa Remera, ariho hari ibirindiro bikomeye bya M23. Aha rero byari kubahesha amahirwe. Iyi ni operation yari yanapanzwe neza, iyo babigeraho bari kuba rwose bisha umuzungu. Ariko ibi ngibi biragaragara ko byaje kubata kuwa amazi, kuko hanga intare za Sarambwe zarabakubise ziranje zirabaherekeza, ndetse ni naho twavugaga ko Buvira isaha n'isa ishobora kuba Tombe. Erega buriya 23 kudafata Buvira ni bwa bushake bwawe cyakwa gutinya igitutu cy'amahanga cyane ko biri mu bintu basinye. Ariko nanone Magasho ujye byibuka, wibuka ko basinye ngo ajyo force netre. None se mu gihe babanze kuhaza, none se bigeze he ko batazi? None se kabadede bakomeje kuza bambukira hari abaje kubatera? None se kwango ririmo kuza? None se kabataza barimo kuza n'amato niki? Kandi cyambu cyabo ko ari Uvira ko ariho noneho barimo bategurira intambara. Nk'ubu ngo hano mfite amajwi y'abadede barimo baburira abahari za Uvira ngo bakinge bakomeze, ngo bafite amakuru yuko nuze telefone yanjye ivuga gahoro cyangwa mbivuye. Nta kibazo uratubwira. Ngo bafite amakuru yuko ngiza Sarambwe zishobora ntago arimo volume nke. Nta kibazo watubwira. Urumva? Ngo bafite amakuru yuko iza Sarambwe zishobora. Ngo bafite amakuru yuko intare za Sarambwe ngo zirimo neza ngo ziteguye gufata Uvira mu minsi 3. Ataka kanya maze kubona amakuru ati buriya bujyaba ngo barashaka kugaruka muri Buvira. Yego, nibyo navugaga. Mubwira abakongomani, mubwire bariya Abarundi, babwira abazarendo, abashefu bose bo mu gisoda, bose bamanuke Buvira bajye gufunga urukuta, ngo ntibazatume bongera gukora ikintu kibi. Ngo kandi ngo babwire ngo bazare ngo ibikoresho ngo mbese ngo byuzuye byinshi. Nago nshaka gukomeza ko mvuye muginga n'umudede warema avugana n'abari hariya ngo bitwa Moyize niwe yari yandikiye. Rero urumva barimo baravuga bati rwose muzana ibikoresho mutabyizanishije, kuko mu minsi 3 yonyine dufite amakuru ko Buvira iri bube yabaye. Ndetse aho mbona ngo ino uza Kabunambo. Yego, sha abenshi bari kukwereka ko ari nko mu marembo ya Uvira pe. Ni mu marembo ya Uvira. Hano jewe sinzi imibare intare za Sarambwe zifite hano. Ariko niba bakeneye amahoro Minembwe, urabona Minembwe Mikenye wararwara yako Mikenye nuba ku munsi wejo FARDC yarimo yifotoreza Mikenye itarwanye. AFC M23 natwirwaneho bahavuye batarwanye. Ntago ndamenye impamvu bahavuye, strategy zayo ubwo ntago ngiye kubivuga. Ariko mukanya muraza kumva amakuru atandukanye naya, ibyo birazwi. Rero intare za Sarambwe zifata Buvira nibwo hagaragaye ko Abarundi bafite ubushake bwo kuva muri Kongo. Yego, icyo gipfunyika rero cy'ubutumwa babahaye
niba cyavuye muri M23 nibafate Uvira ubwo ngubwo biragaragara ko Neva yanze gucyura ingabo ubundi baziha ibyazo baraba bazingiye baraca hariya hasi abandi bace za yubogobogo babahurizemo hagati bacucuma baginga. none wabonye ko n'umuvugizi wa 23 yemeje ko bari hafi ya Kisangani, ariko benshi bavuga bati hazakomeza kubera utu operation atari ko kugira ngo bayifate yose, ati bishobora kuzaba ikibazo kuri uyu mugabo ubwo ndavuga uriya Trump, ati kuko niba bafata ati murekure bagafata murekure, ati bishobora kwibera ikibazo nayo kuyifata ariko Isangani tukumva ko byabaye Tombe. Ibi rero ibi bintu nahereye kera mbivuga ndababwira ni M23 ntago yananiwe gufata Goma, sibyo? M23 ntago yananiwe gufata Goma, ahubwo ni isaha itarajya, ni wa muzungu utaremera, yego sibyo? Byarangiye Goma kuyifata byabaye nk'ubufindo, gufata Bukavu byabaye nk'ubufindo. Aka kanya nibyo navugaga rero Gasaro, aba ba M23 natwirwaneho ba profesi intambara mu burasirazuba bwo hagati, Kisangani kuyifata usuje ni iminsi ngaye Gasa, no sugira ngo abaginga baranarwana nako kanya bagenda bakinigirwa ikibaba nyine nabo banyamahanga bazanywe no gushaka mu bayagaciro, nibo baha ibyo byuma byikorana buhanga, nibo bahaye madrone, ibihugu byose yabigezemo asaba umusada, ibinda bisaba ingabo, abacanshuro baruzuye, ariko ibyo byose nago byakora impamvu ya FC23 kurwana, ndetse nta nubwo byayibuza gufata Kisangani. Kuvuga gufata Kisangani rero urumva kenshi babibuzwa n'ibyo byose bya diplomasi na politike bidafite aho bishingiye, kuko biba bifite aho bishingiye nago bakabaye barobanura, bakaye bakemura ikibazo bagihereye mu mizi, kuko ikibazo gihereye mu mizi nuko ururandura FDL n'imizi yayo, kurandura FDL n'imizi yayo byarananiranye. Ibi rero baye mu 23 nidafata umwanzuro ikamuze urwane noneho tuzareba icyo bazakora no bazaze bayirase, tumenye ngo basirashwe n'Abanyamerika, hanyuma bagaragaza impamvu baje kwirasa yanze kubahiriza amasezerano. Amasezerano ninde ugomba kubanza kuyubahiriza? Ingengo ya mbere ni iyi, kubera iki tubahirijwe? Mbese Abanyayirani baraswa basabana, M23 ni irwane nkaho itabona na Amerika, nkaho itabona Abanyaburayi, nkaho itabona n'abakibose, barwane kubera impamvu zabo. Ibyo gukomeza gusubira inyuma, ngo igitutu cy'amahanga ngo musubira inyuma, ngo ibihano ngo musubira inyuma, none se nubundi bihano barabifata, nubundi nibyo benshi nabanye bagarukaho bati MAA23 nitarwana muri iyi minsi, ahubwo MAA23 izanamo ibintu byo kujenjeka bababuza nabo bakemera. Ubundi bemerera iki ko ubundi bemerera iki? Iyo mpamvu itaravaho none niba Rwanda babahagarike babyange bati none iyo mpamvu ntago iravaho, nimubaze mufatiye FDL, twe turarwana na FDL yamaze abantu bacu, dore impunzi zose ziruzuye hano hanze. FDL mwanza kuyisenya, twe turarwanya FDL ntabwo turwanya ubutegetsi bwa Kongo, ibyo byumvikane gute. Ariko iyo babakanze musubira inyuma ni iki bagakangarana, bituma nyine n'agaciro k'ibyo barwanira katumvikana. Nibarwane nk'inyeshyamba, bareke no gutuma n'u Rwanda n'ingabo z'u Rwanda bazifatira ibihano. Aribyo benshi ndi kubona bati ariko ukubita icyuma atagikubita kigishyushye. ububwirinzi bw'u Rwanda, ububwirinzi icyo nasaba ahubwo nuko ububwirinzi bwajya imbere cyane, bukajya kure cyane, kuko urabona kurasa Rubaya egari kuba barasigoma no kuba barasigisenye, ubundi bahagera bate? Ninde uzatubuza kwirwanaho turwanya inkozi z'ikibi nka FDL zamaze abantu? Ninde ufite uburenganzira bwo kuza kwirwanaho mu gihe watewe? Ninde? Ubusa Trump ko arwana kandi atatewe, ubusa atewe byagenda gute? Nibyo nakubwiraga, aribyo mbona benshi bati ariko gute Trump atumva niba uyu munsi hari uwa muri MAA23 wapfuye, ati kubera iki atabibona? Kubera iki atumva ko Kisekedi ari waviyoye SSRF? Yego, ati kuki ese nago abona role Wiringoma yakinaga, ese kubera iki byo babyirengagiza, byo nibashake kubirebaho. Ariko kubwira MAA23 bati rero namwe shagasa nakubeke giye ya makuru, numva ko yasesengura binango shanjewe mpita numva mbabaye, nkumva umujinya, nkumva narwana nk'umwiyahuze, ahubwo nkumva najya gutanga umusada. Baye akamushuti wa David kariwe ejambwe ati amakuru kwasesengura ngiye bisigaye bingeza. Urabeshye? Nukuri kw'Imana wagira mba namwumvise. Ati sinzi uko bizagenda. Ntago tugomba kukuma muri ibi ngibi.
ntabwo ibi bintu se bizageza imyaka 30 irashize 32 irashize abantu bari aho baribwa babona abantu bicwa ku manywa na nijoro ababica bahari abo bakingira abo bantu kibaba ni bantu ki bahagarikira abo intera hamwe zica abantu ni bantu ki bahagaze ahantu ngaho kandi twaranya tukabona niba ari ICAP ishyira hamwe ry'abanya-Israeli rifite icyicaro Washington DC urumva hamwe n'abanyamerika baherutse guteranira hano mu Rwanda urumva yego ni abantu bemera jenoside yakorewe abatutsi kuko imeze kimwe n'iyo jenoside yakorewe abayahudi ndetse bemeza ko bazabafasha no gushyiraho ingamba zo kwirwanaho ndetse no kuzarwanya jenoside aho yakwaduka hariho hose kandi ibyo bintu bigakorwa bihagaze ku butaka bw'u Rwanda ni ukwanga u Rwanda rukaba ruri hagati y'Amerika na Israel no gukomeza kurwanya ibyo bintu ariko ibibazo ibintu nk'ibyo biba byasinywe birimo abasenateri birimo ibisosiyete nk'ibyo bikomeye bya ICAP y'abayahudi bagasubira inyuma none ukabona nanone Trump aje none afatira ibihano babande banyagupfa gusa ibyo bintu ni ibiki uve politika anivangira ubundi se reka dufate indi ngingo ariko ubundi abanyamerika gufatira u Rwanda gufatira abajenerali bacu bihano ubundi se babaye ari ugukina gashya Gisekedi kabwa reka tuyifate Gisekedi ko Gisekedi abayariza na neva bazi kurira nakayikwamba bakarira burano kugira ngo byibura bihanaguremo gake ariko se ugasanga arimo nakandi gatekenika ahubwo kwate oke bihano Ifashe ariko n'ubundi byaranze namwe mwanze gufata FDLR ubu ngo ibihano byafashwe rero biraje bikurikiraho noneho bagiye gukurikirana Gisekedi impamvu rero FDLR idafata batabikoze gutyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane gasa kuba bafatiye ibihano RDF urumva nibasubira inyuma ngo nanone bafatire ibihano Gisekedi kubera ko acumbikiye FDLR iraba ari injustice yo mu rwego rwo hejuru baye mukanya nko numvaga avuga nk'ibyo uvuga ate ariko se kubera iki mwumva ko babafashe ibihano ati bira bihano se ibigarasha n'ibiteramwe byishimye ngo yego generali ngo generali Mubaraka muganga w'intambara sha na bado byose bivuze iki Bibiliya nivuga ngo ntawe ufata umunwa w'inkihonyora oya inka yuza ntago wafata umunwa w'inka yuza ntago wafata umunwa w'imbunda yirwanaho rwanira ubusugire bw'igihugu rwanira uburenganzira bw'umuturage ntago bishoboka ahubwo bari abarwanya abaturage babo nibo bakwiye kubona ibihano Nese urabone bari ibiki ibintu binago byumvikana ese ibintu wabisobanura utegase kuko icyambere kirazwe FDLR nicyo kibazo none uraje ufashe ingingo ya kabiri yagiyeho kubera FDLR ingingo ya mbere uyirengagije gute aha rero niho usanga n'abazungu binyuraguramo bagahita batamburika ibyo bari barimo buriya bari abazungu barimo abazungu bazi ubwenge bagiye kwegera Trump baze ibi ko wabikoze gutya kandi ingingo ya mbere ivuga gutya ibi bintu ntago bizadukoraho ariko se byabakoraho bate bo bibwiriza bagahaguruka bakagaba ibitero mu bindi bihugu ni nabyo nanasomaga mbona Trump wirirwa ashaka amahoro ku isi aho ngo ku mbuga nkoranyambaga ze nanone ngo yanditse atubwirinzi bwabo bw'ikirere igisirikare cyo mu kirere ingabo n'ubutegetsi byagiye ngo akaba ariko yanditse avuga kuri Iran ndetse yongeraho ngo barashaka ibiganiro navuze ngo barakererewe kandi yirirwa na Iran yavuze ati mwarakererewe yirirwa yunga ibindi bihugu ariko baragera kubiganira ati mwarakererewe urabona ko nazungu baturusha ubwenge ariko buriya maga ntago ari kuturusha ubwenge bya bindi nyine bakaruta kandi karakamira ntago baturusha ubwenge ubwo bafite ubwenge twa cyo bita ubwenge twa ariko none nibyo baturusha ubwenge gute nicyo gihe abanyafrika wowe ushyigikiye FDLR yego ubujije nabo ngabo FDLR igiye kurimbura kwirwanaho busubwa n'ubwenge kandi wowe ukagaba ibitero mu bindi bihugu busubwa n'ubwenge byari nyine byo kwigira umuntu wa danger ibi bintu kubisesengura mana yanjye kere kumaye mbona nkigira kwa Trump
ya modoka ikundwa na benshi tuyabazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikuramo parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri GASARO tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri GASARO@gmail.com. Hitamo GASARO ntago zicu.